Amakuru y'urupfu rwa Oliva bikekwa ko ngo yaba yivuganywe n'umugabo we yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, aho ibi byabereye mu mudugudu w'ubusabane mu kagari ka Katabaro ho mu murenge wa Kimisagara. Barabwiriza Faustin nyir'urugo Oliva yakodeshagamo n'umugabo we, ubwo twahageraga yabanje kujya kutwereka aho nyakwigendera yaratuye n'umugabo we, ahanashimangira ko uyu mugabo ari ushobora kuba yihekuye ngo kubera yuko bidashoboka ko Oliva yari kwimanika mu nzu, aho yagize ati araza amaze kuraza aramubwira ati ngwino, asanga yishiranye nawe amubwira ati rwose ati yawe ati se ati ngewe nagiye kuri toilette ngiye kuza nsanga yawe no sabaze kwiyahura ku cyo bwawe wahishe umukuramo bireka abantu batuje bakaza we no si bingo ziri hehe abarayibuze uco kora ngo ni igitenge akoresheje ubu ngere bara abantu uza ngo bashinzwe polisi bose baje batese ubwira ukuntu nako ngo akazi kwa meza batese ameza umugore afite metero 1.50 ameza ari musagize hagera hejuru uvuga kugenda ni kubeshya ushe kuba yamunize donc nuko yamwe ko nabo abandi bamwe bafotora cyane batubwiye ati muze tukuje ko bimeze tweri turabizi iyo uramugozo mugiyemo gusya sibyo biragaragara tu ntaho tubonye kandi umugwemo hari ibintu ari imyanda so kuya yararyamye no gusya neza yamaze kumuniga mu gihe shanga niho yararyamye urumva mu byukuri kizo cyabaye ahangaha byari mu masasaba nibwo umugabo witwaye Mire mushuti wa Patrick yaje akomanya wanje ati muze muri byuka byageze biteze byuka unduzi byabaye kwa Patrick umugore we ngo ari yahuye bisibaho bo ngo mzusembira abaturage munyamuneka muze tuje dutabaye tuje kwa Patrick ko bimeze turahagera kiyagenda hageze nsanga nahasanze munyukuze umudugudu ya ahari arimo gutabaza inzego z'umutekano mukanya bwo abanyuru barahagera amaze kuhagera mukanya polisi birahageze n'uwari barahagera ariko ngo naje twinjira hariya mu nzu dusanga Patrick aricaye muri saro uwo mudamu we Oliva aryamye yamuryamisha ku gitanda amwe barara yamwoshe n'ibitenge nuko nibwo maje se Patrick mu byukuri kuki ibi bintu byabaye ntutubwire ubwo tukabwirwa n'umuturanyi wa handi Emile turuka kore kuyaro wabwiye ngo rwose ngewe ngo Emile niryo zina ryanjye mu okanya nibo nabwiye none se Patrick ubwo turamubaza nabo banyerondo bati se Patrick dusobanuriye mu byukuri Oliva yahuye atumva rero mu byukuri ngewe ati nagiye kuri toilette nsanga amaze kwiyahura ubwo polisi na polisi baramubaje atari ko watubwiza ukuri nose uvuye kuri toilette usanze yiyahuye kuki utatabaje abaturage unamurekemo twe none abashinzwe gutekana baza bamukuremo ngo ngewe nahise mukura muti bishoboka urumva baramubajije bo ati rero turi kubyumva neza muko mukanya ubwo ribu itangira iperereza hamwe na polisi niba bakomeje kubaza ko bamubaza uko byagenze nk'umuntu mukuru ukurikije Oliva yiyahuye cyangwa yishwe nkurikije n'abari kwa babibonye yishwe nawe yize yahuru kuko we rigezaga yerekana icyo bamunigishije kindi cya kabiri ntiyahamagaje abaturage ati nyamurika muze murebe ko Oliva yiyahuye bamubone kuko Oliva abaturage basanze bose yaryamye. Yanakomeje adusobanurira ko uyu muryango wari usanzwe ubanye neza ngariko icyaba cyateye agatotsi uyu mugabo bitumye yicira umugore nawe agafata umwanzuro wo kwikataguza urwembe atazi icyabimuteye. Bo mu byukuri bari bamanye neza ku buryo rwose natwe byadutangaje kubera ko mu cyumweru cyashize ku cyumweru Oliva n'umugabo we Patrick yari kumwereka umuryango we avuga ati mu byukuri sengira umusore bunashatse umugore nanjye nari mpari aho ngaho natwara muherekeje baratwakira baze kutwakira turataha kandi kiri cya kabiri babahanga sinizi numva barwana shaka batongana bari bamaze igihe kingana cyo bakodesha wawe mbo urebye wamaje gukodesha wanje ni witwa Oliva we yamaze nk'umwaka ariko undi we yaje nyuma ariko none kubana kwabo babana na mezane kuko Oliva yakodeshaga abasanga umugabo ngo babane
we akimara kubona ko nyine icyaha cyamufashe yakoze trika afata urwembe arikeba rwose arikeba noneho bari batese iby'uko ni ibiki maze kwikaba barasarava maze kuva bati ntacyo turaje kukuvuza urumva noneho ngiye nkurikije rero icyakoze n'icyakinega kamere umugore we yaratwite afite indi amezi 6 kuba yakoze rwa bugome kaba yamwishe numva bamuhana ibihano kiremereye cyarishwe rwose yakoze icyaha kinega kamere. Umwe mu baturage watabaje bwangu nawe akajya guhuruza nyiri iyi nzu ashimangira ko uyu muryango warubanye neza ngakaba yatunguwe n'ibyabaye muri uyu muryango. Uko namenye urupfu rwa Oliva n'ubundi mu busanzwe nari nshindiye inshuti y'umuryango muri rusange bari barubatse hagati ya Patrick na Oliva. Ubwo hari mu masaa 6 n'iminota 46 nkuko n'ubundi nabibwiye inzego z'umutekano. Hari saa 6 n'iminota 46 numva telefone yanjye irasonye, umuhungu arahamamagara arambwira numva afite igihunga kishi arambwira ati tabara mu rugo ati Oliva ariyahuye. Nabwo nese bimeze biki? Telefone ye ibirakubye. Hashize nk'iminota nk'ibiri nanone arongera arahamagara. Akibanguka mani kibanguka untabare Oliva ariyahuye. Ubwo ngubwo mba ntambutse ntarwambaye mashyizemo agakote nshyiramo inza nirukanka n'amakamambiri ndaza ngeze aha ngaha sunitse urugi sanga rurakinguye. Ndebye mbona umukobwa aryamye agaramye ku buriri undi ari kumuhungiza. Ntabwo ni Patrick bigenze bite ngo nsohotse ngo ngiye kuri toilette ngo nsanga umuntu ngo ariyahuye. Ntabwo nse Patrick ku muntu iyo yiyahuye nta muntu bavuga ko nta muntu umukoraho nta muntu ugira bigenze bite. Ati ngiye numvaga yuko akiri muzima tinarindi kumumanura ngo mutabare ati niyo mpamvu ahubwo mfasha duhungiza. Ngiyewe namaze kubyumva gutyo bitansohoka nirukanka nkomangira abaturanyi barabyuka duhamagara n'inzego z'umutekano wibanze barahagera duhamagara n'umukuru w'umudugudu nawe arahagera bahamagara na polisi nayo birahageze. Ubwo ngubwo natwe nyine dukomeza dutabaza abandi izindi nshuti n'abavandimwe. Nk'inshuti y'umuryango bari basanzwe babanye bate? Nta kibazo narimbiziho, nta kibazo narimbaziho, nta kibazo bari bafitanye. Nta kibazo bari bafitanye kuko no ku cyumweru twari twamujyanye muri famiye y'umuhungu kumwerekana tumwereka inshuti n'abavandimwe. Hano haruguru hano hafi katabaro ku musigiti. Twari twamujyanye kwa nyina wabo n'uwumuhungu kumwerekana nyine n'umusaza yari ahari n'inshuti turaho twagiye kumwerekana umugeni nyine. Hari impamvu runaka ukeka yaba yatumye Patrick yihekura? Ntayo ndi gukeka. Hari igihe umugabo dushobora kuryama tugapfa akantu katoroshye akambwira ati nimbyuke nkanga kubyuka nyine akahita ashaka kunkurura nabi nyine ariko kubera ko umuntu utwite aba afite umutima woroshye ushaka kumutwara neza kubera ko yarafite n'inda nkuru umutima waratangiye gutera wenda nimba yanafashe gutya gatoya umutima ashaka kuhita wahise utera nabi nyine nawe kubwe ndi kubona atabikoze kubw'ubugome kuko bari babanye neza pe. Ubwo twakoraga iyi nkuru uyu mugabo bikekwa ko ari we wiyiciye umugore yari yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo kujya kuvuzwa naho umurambo wa nyakwigendera abaturage bavuga ko bashenguwe n'urupfu rwe dore ko ngo yapfanye inda y'amezi 6 ukaba ari wajyanywe ku bitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane niba koko uyu mugabo we ari we waba wamwiyiciye cyangwa se yaba yazize urundi rupfu rusanzwe. BTN TV mu mudugudu w'ubusabane mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara ho mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.